wowe mukunzi wa Blessing Official TV, nongeye kuguha ikaze kuri Blessing Official TV. Dukomeje kukugezaho ibiganiro by'ibibera muri iyi si, ibyo abantu benshi batamenya ibibakorerwaho. Ubushize twababwiye ku byagombaga kugerwaho mu mwaka wa 2010, agace ka mbere. Tugiye gukomeza, ariko mbere yo gukomeza ndakwibutsa ko kugeza mu 2010 cyangwa se umwaka ukomeza, hagombaga kuremwa umuntu uko bashaka. Abo banyabubasha bakamurema uko bashaka, bakamukoresha ibikorwa bashaka byose. Umuntu wigenga agahindurwa umuntu ugengwa n'ibyuma bya electronique. Ikiganiro cyacu turagikomeje, ni agace ka kabiri k'ibyagombaga kugerwaho mu mwaka wa 2010. Hagombaga gushyirwamo micropuce cyangwa se microchip, ibintu bizaba ngombwa ko ku bashomeri bose bashaka akazi kugira ngo bashe kwemererwa kujya kuri liste y'abakora ibizamini. Akazaba agomba kuba yemera bakabimushyiramo. Bitewe n'ubushomeri, abantu benshi bazashebekera kubikorerwa. Ariko ingaruka zaba mbi. Kutagaragaza aho ibyo bintu byakomotse bigahishirwa nk'ibanga ry'abaganga bazaba barabihuguriwe, batoranirijwe kubikorera abantu baboherejeho bose. Ivuriro ryose rizagira abaganga bashinzwe gutera za puce mu bivuza. Kubyinjizwamo bizashoboka binyujijwe kwa muganga. Ibyo bikazakuraho abapinga cyangwa se abasuzugura. Bazahindurwa nk'ibimashini biyoborwa ubwo bazaba bamaze kwinjizwamo microchip. Bazitonda nk'uko babigenza ku barwayi abarwayi b'indwara zo mu mutwe. Iyo bamaze gutega urushinge baratuza. Puce cyangwa se microchip izafasha cyane abayobozi b'isi kugera ku mugambi wabo. Ibi bizagirwa itegeko maze babyinjize mu matungo. Ibi bizaba nanone birimo n'imyirondoro ari ku matungo ndetse ari no ku bantu, imyirondoro yabo. Bizageza ubwo bikorerwa ku bantu bose. Ibi bisobanuye ko byatangiye bigeragerezwa ku matungo atandukanye, nyuma bikomeza kugeragerezwa ku barwayi, ariko bizasoza abantu bose babishyizwemo. Gushyira imbere ibyo bintu kugira ngo babimenyereze rubanda rwose ruzemera kubishyirwamo, byateguranywe ubwenge ndetse n'ubuhanga butangaje. Binyujije kwa muganga no mu bwisungane mu kwivuza, bazabasha kubicengeza muri rubanda rwose ruri mu masantere de sante yose kubaje kwivuza. Muganga azabera leta icyitso cy'inkoramutima muri iyo gahunda. Iyi ni gahunda y'isi yose. Abaganga bazafatanya na leta z'isi mu ibanga rikomeye kugira ngo ibigambiriwe byose bishobore kugerwaho nta kirogoya. Ibi byaratangiye. Abantu bagomba kumenya ko ibintu byose bigaragazwa nk'ibifitiye inyungu ikiremwa muntu, buri gihe atari ko biba bimeze. Ahubwo inyuma yaho haba hari abashoramari babyisha inyuma, bungukira mu bubabare bwacu. Murakoze. Yari Blessing Official TV.